ubutumwa mwasoresha ijuru? Ya iyo tubwira abantu turi tubabwira ubwami bw'igeze global icyo bita the ruling powers. Yego. Iyo tuvuga the ruling powers of the world, ntabwo tuba tuvuga u Rwanda, ntabwo tuba tuvuga Uganda, Congo, hehe, kuko bariya bose bari munsi y'ubwo butware. Uwajya wese kwicara ku ntebe tuvuga ubutware, twere ngo duhanganye na satani. Ni satani kabisa, kuko ni gukora ibyo byose, kandi niwe mwanzi wacu twese. Ni umwanzi wacu ubwacu, ni umwanzi w'abami bacu, ni umwanzi w'abavandimwe bacu, ni umwanzi w'abafite ubushobozi muri twe n'abatware bacu. Arabanga kuko ashaka ko bazarimbuka. Iyo tuvuze ibi tuba tuvuga ubutumwa duhagaze ahirengeye. Umuntu wese waremwe n'Imana kugira ngo yumve yuko agiye guhindukira Kristo, kandi ho Kristo ari we rembo ry'intama kugira ngo abantu bakirizwemo. Niyo kuzamuhamya ku bw'izina rye uryamamaza, kandi izina rye niryo ryaduhaye kugira ngo abantu bose bakirizwemo. Niba bakirizwamo se uzavuga izina gusa? Uzavuga n'icyo Yesu adukiza. Ikigenzi ni icyaha, kandi icyo cyaha kirimo ibintu byinshi. Kirimo ibyaha byahawe intebe nk'ubutinganyi, ubujura, ubwicanyi, akarengane. Ibi byose biri ku isi, harimo n'ibyatagatifujwe tugomba kuvuga mu mazina. Hanyuma rero icyo gihe iryo zina rya Yesu uzariza, kuko mu izina rye niho ibyo bikirira. Kubera si ari byo bikirira, nuko ari byo bizana urupfu, kandi yaje kuturokora mu rupfu. Ibyo rero tugomba kubivuga tukabikora. Aha rero abagaba barabizize ati bazabarenganya bahora izina ryanjye kugira ngo mumpame. Ariko ari cyo yavuze ngo nuko rero marabaze mutima yanjye yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera, ngo kuko nzabaha ururimi n'ubwenge, kandi ubwenge ni we, ibyo abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Ngo ariko muzagambanirwa noneho n'ababyeyi banyu. Urumva ni ishyano. Ni ukuvuga ngo kuba inshuti ye, kuba uwe, none bigutandukanyije n'ababyeyi. Tekereza iyo umuntu atandukanye n'umubyeyi se basigaye. Ngo muzangwa na bose bahora izina ryanjye, ngo ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu, kandi nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Ibyo rero amaze kubivuga, avuga ubwo avuze mu mbonerahamwe ndende. Ariko hari ukundi kuntu yavuze, nicyo nkundira Luka igihe uburyo yasobanuye bino bintu yarushije abandi izindi ntumwa. Noneho arongera aravuga ati noneho kurimbuka kwa Yerusalemu, kuko niwe wabaye intandaro y'ibi byose. Aravuga ngo ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohoka. Icyo gihe cyaratambutse. Igisubizo ni ye. Abaroma barahagose bayobowe na General Titus, barahasenya mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Arongera akomeza ati kuko iyo minsi izaba, aravuga iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Urubaje ijambo iyo guhoramo, bahora inzigo, kuko abi Yerusalemu ni Buyuda babambye umukiza, bakimenesha n'intumwa ze kugira ngo batizere. Ariko abizeye izina rye ni Abayuda n'ubundi mbere y'abandi bose. Ni nabo bahohotewe yavuga, kandi ibyo byabasohoyeho benshi muri bo barishwe, kandi abo ni abahamya imbere y'Imana yo mu ijuru. Hanyuma rero abanyamahanga igihe cyacu ni iki? Turakora iki? Umubona bamwe twabihinduye nk'inzira yo kwishakira indamu no gupagasa. Ese tuzahamya ryari Yesu Kristo? Kuko tugomba kumuhamisha imibiri yacu kugira ngo tumuhamisha amaso yacu, kandi ibyo bizaba. Ibyo ngibi ntabwo twabireka, si uko tubyishimira cyangwa tubyiratana cyangwa tubihamagara, ahubwo ni ukuvuga ngo bibaye ngombwa ibyo byaba, kandi twiringiye ko atari twe, ahubwo uduha ubwenge akaduha n'imbaraga n'ubuntu, uwo ni uzadushoboza muri ibi byose. Byumvikane ko igihe turimo nicyo kiki turimo, kandi ubwo tukirimo ni ibimenyetso ni ibi. Ese ubwo tubirimo harabura iki? Aravuze ngo imperuka ntabwo izahera ko izi, kuko ku murongo wa 29 w'igice aravuga ngo kandi abacira umugani ati nimwitegereze umutiri n'ibindi biti byose, iyo bimaze gutoha murabireba mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwami bw'Imana buri hafi,
kuko turushaho kwegera kiriya gihe tureba ibikorwa kandi bibabaje biri. Imana iguhe ndumva ndushaho kugenda nanjye nsobanukirwa. Hano harabaza ikindi kibazo ngo mu gihe cy'imperuka ubwenge buzagwira. Iyi tekinoloji iriho ubu ntabwo bwaba ari bwo bwenge Daniyeli yabonye cyangwa yavugaga. Nagufasha. Yego ubwenge buryo bubiri. Ari ubwenge bw'Imana, ntabwo aribwo Daniyeli yavugaga rero. Ubwenge bw'Imana ni Yesu Kristo. So ubwenge yavugaga ni ubumenyi bw'isi kandi buturuka ku mwanzi, kuko Bibiliya ivuga neza. Daniyeli igice cyaho cya 8 umurongo waho wa 23 kiravuga ngo igihe ubwo bwami buzabwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana zima. Uvuga ngo ubumenyi bitamenyekana zima. Ubu turi mu gihe cy'uwo mwami. Ibintu bikorwa ku isi ntabwo tubizi kandi warabizi. Ngo ubutwari butwara isi, ngo buzi ibyo tutazi. Niyo bagira bate bakatunusheraho tukabona ishyaro ritugwiye. Niyo mpamvu twese tukabona ibintu tukibaza aho byaturutse naho byaremye ukatuyobera. Kuko amenye bitamenyekana kandi ni umunyamwaga. Mu yandi magambo mu Cyongereza bita ngo his fierce. Uvuga ngo ni umuntu w'umunyarugomo, mbese ni ishyano, ariko arakoresha ubutiriganya n'ubwenge buhanitse. Kuko yongera akavuga ngo imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Ubu bwami buriho ntabwo bukoresha imbaraga zabwo, burakoresha imbaraga z'umubisha, umwanzi w'Imana, ari nawe ubuha ubwenge bw'ubutiriganya n'ikinyoma. Noneho akavuga ngo azarimbura bitangaje, azabasha byose ibyo yagambiriye, kandi ngo azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru umutima. Ni ukuvuga ngo byose ngo azarimbura benshi biraye. Icyanyuma azakora ni azahaguruka kurwanya umwami w'abantu. Ni ukuvuga ngo abantu bari mu isi n'ubu bariraye, kuko barangariye muri ibi tubona by'amaso yacu abona, bya tekinoloji, iby'amafaranga, iby'ibihendo, ibyo Satani atanga abantu bakabyishimiramo, kandi agatuma banabipfa bamwe bakanabyiciramo, ariko bikarangira ntacyo ahari aho bagezeho. Ni muri urwo rwego rero nibwira ko ari bwo bwenge bwavuzwe. Hari ubwenge buhanitse cyane bw'ubumenyi burenze kumenya k'umuntu. Si ubwenge bw'Imana, ni ubwenge isi ifite. Kuko Bibiliya iravuga mu Byahishuwe 13:14 ngo azakoresha ibimenyetso ngo amanure n'umuriro imbere y'amaso y'abantu batangazwe n'uwo ari we. Ariko mu by'ukuri ibyo bazaba bakora ibyo n'uburi n'ubuhanga, n'ubwenge budashobotse umuntu atamenya. Abantu bazamutangarira n'izaba intandaro yo kumukurikira, banamwemere, kandi uwo ni Antikristo wihishe inyuma ya political system itegeka isi. Murakoze cyane. Sinumva nabaza kandi kabazo k'amatsiko. Ese mu by'ukuri Antikristo azaba ari umuntu se? Aba yaravutse? Azavuka ryari? Kuko twumva mu ijambo ry'Imana avuga ngo akora mu mayoberane, yihishahisha, ngo ariko azakora neza regiyeroma itorero ryatashye. Ese mubyumva mute? Mwabivugaho iki mwebwe? Abantu bavuga mu buryo bwinshi, n'amadini abyigisha mu buryo bunyuranye. Ariko yewe nibwira yuko njye ntabwo ndi umunyedini, nta dini ryigisha, nahishuriwe n'Imana y'ibintu byose. Twemera ko Antikristo mu buryo bw'umwuka arahari, kuko umwuka ukora ibintu byose ni umwuka wa Antikristo, kandi ubundi yitwa umuhanuzi w'ibinyoma. Noneho uwo mwuka wa Antikristo agakorana n'inyamaswa. Abagaragu babiri bamukorera. Inyamaswa ni system, political system igizwe n'abantu bamwumvira kandi bagendera mu butware. Kuko iyi ngoma ni iya Satani itegeka isi, ni iya Satani, kuko ibyo ukora byose ni ibibi gusa. Kuko yaba yakoraga ibyiza nta n'ibyago twakabaye dufite, kuko ubushobozi bwo guhagarika ikibi cyose burahari. Ubu ngubu hariho ubushobozi bwo kuba bwaguhumura uri mu karere. Iyo tekinoloji irahari, ariko ntabwo ikoreshwa.
ahubwo ikoreshwa mu buryo bwo kubabaza ahubwo abantu bari gukora amakosa. Hari tekinoloji yo kuba yatuma nk'hano mu Rwanda hatagwira bakayiyobya bifashishije imbaraga zo kuyobya ibyo twita jet streams z'imiyaga. Iyo mvura ntiboneke hano kandi twese tuyifite, kandi niyo gahunda irimo itegurwa. Ubwo ubwenge buhanitse buhanitse n'ubumenyi utashobora, kubera se ubwenge batabukoresha mu kuzana ukazaga abantu ibyiza. Oya, ubuse sida yakabaye iriho, uzari indwara n'indwara. Oya, yakabaye iriho, ubwo yararemwe. Niba yararemwe se kandi remwe n'ubwo bwenge, kuki se noneho batayivanaho bagakomeza kwica abantu? Nuko baje Satani cyamuzanye n'ukwiye kwica no kurimba. So ibyo rero iyo tuvuze ibyo ngibyo nanone tugara kuri cya kibazo cya Antikristo, umwuka w'umwuka arahari. Niba hari rero ari hafi kugaragara. Bibiliya isobanura neza mu Pawulo mu rwandiko rwe yandikiye abi i Tesalonika rwa kabiri, hari ibyo ahanura. Aravuga ngo turabiginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu. Cyo ni igice cya kabiri mu kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba bitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohoka. Hari ikibazo kijya kujyana n'ibintu byose, ibibazo wabaje ese uwo munsi warasohoye? Oya, ahangaha turabona tuba tubisubirije hamwe urebye. Ahangaha haravuze ngo, haratubwiye ngo icyo kibazo cyari cyateje impagarara metero y'igiti. Pawulo aragisubiza aravuga ati oya, ntakagira uboshye, ahubwo dore ibigomba kubaho. Ntakagira umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kwimura Imana kutabanje kubaho. Imana twayikura ku ntebe y'ubutware, kandi ubu byarabaye. Ibi byose reba mu isi muri aya madini n'ibiki byose habayeho kwimura Imana. Ibyo byabwo bigomba kubanziza kuza ku munsi w'umwami wacu. Icya kabiri cy'ingenzi turi kwitonda, kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishura ari we mwana wo kurimbuka. Ndabivuga ngo urya mwana wo kurimbuka n'indi Antikristo babayobora amadini n'abavuga bati bari n'abapapa n'abayobozi runaka n'iki, ariko burya bose ni bamwe. Bamwe mu buryo bw'umuntu ni benshi. Biravuga ngo Antikristo hano babaye benshi kubera umwuka, ariko noneho uwitwa ngo Antikristo we ubwe azaza ryari noneho? Kuko impamvu tuvuye ko atari yaza n'ukubera nuko ubwo bwami bwitwa umutwe wa munani butari bwasuka. Umutwe wa munani dusaga mu byahishuwe 17. Umutwe wa munani rwose ufite amagambo meza y'Imana. Umutwe wa munani utubwire. Uwo mutwe wa munani usanga mu byahishuwe 17 umurongo wa 9. Aravuga ngo aha niho hakwiriye ubwenge. Aha niho hakwiriye iki? Ntabwo umuntu apfa kubimenya atabyishuriye n'ubwenge. Niho hakwiriye ubwenge, ariko si ubwenge bwonyine n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho. Abitwa abayehova bayikunda, ntabwo ndi bujye mu nakati kandi badini nkari, kandi niyo bami 7. Aravuga ngo ni arabajya bazumva bakubwira ngo ni imisozi Roma yubatseho. Ariko impamvu atari imisozi Roma yubatseho se ni iyi, nuko birisobanuye kavuga ngo kandi niyo bami 7 bivuye ku misozi kandi n'uho bibaye abana. Noneho hari ikindi kivuga abatanu baraguye, umwe ariho haraza. Noneho abatanu baguye n'indi ubwami bwategetse isuku bwakurikiranye uhereye kuri Egiputa, Ashuri, Babiloni, Abamedi n'Abaperisi n'Abaroma. Abantu Alexander abagira iki niyo bwami butanu bwaguye. Ubwami bwa gatandatu bwari buhagaze n'ubu ubwami bwa Roma. Ubwami bwa Roma n'ubwategetse isi, ni nabwo Bibiliya ivuga ngo bwakomerekeje uruguma. Umutwe wakomerekeje uruguma rwayishe muri ya mitwe 7. Yitonde, hari umutwe wakomerekeje uruguma rwayize rute? Rwayishe.
ariko ruza gukira. Urwo ruguma se ni uruhe? Ruza bakubwira ngo ni nka papa cyangwa urugero. Abigisha batera umwuko n'abayobe. Uruguma rwahise rwishe ntabwo rwishe umuntu, rwishe ubutware. Ubutware bwa Roma. Kandi hakomeretse iki? Hakomeretse ubwami bwa Roma. Ubwo Roma igaragazwa mu cya gishushanyo Nebukadinezari yarose. Igaragazwa nk'amaguru abiri. Amaguru abiri y'ibyuma. Ukuguru kw'ibumoso n'ukw'iburyo. Kandi ukw'ibumoso guhagarariye Roma y'Iburasirazuba. Ukw'iburyo guhagarariye Roma y'Iburengerazuba. Mu ntambara ya kabiri, ya mbere n'iya kabiri y'isi yose. Ubwo bwami bwakubiswe hasi bwari buzwi. Roma isa nk'aho itsinzwe, uruguma rwayishe ruza gukira. Rwakize se kubera iki? Nuko ntabwo kwari ukuraho ubwami bwa Roma, kwari kuba transforminga. Hifashishijwe gahunda nshya yo kwihutisha kuzana ingoma ya Antikristo, ariyo tugiye kubona. Ubwo bwami rero y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba habaye icyengezi. Ubwami bwari bushingiye kuri dynasty, ubwami bwa cyami. N'ubundi bwami bwariho mu Burayi bwakuweho, hashyirwaho noneho ubwami bw'intambara ya kabiri y'isi yose buyoborwa n'abadayimoni bwabo. Buriho bayobora isi. Abadayimoni nibo bashinze noneho umuryango witwa Roma uyobora isi. Rero niyo bagiye gusenga bafite icyumba cy'amasengesho ya dayimoni cyashinzwe n'uwitwaga Emmanuel Hamilton, wari sekretari generali wa mbere wawe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Icyo cyumba kirahari, aho bajya bakambarira imyuka byo bagomba kubwira amahanga. Basomye ibitabo byanditswe n'umugore witwaga Alice Bailey, birimo ubwenge bw'Imana bwitwa filozofi. Niyo mpamvu rero isi itagira amahoro, kandi ifite ubushobozi bwo kuba ayo mahoro yabaho. Ariko se amahoro ntazanwa na Satani, amahoro azanwa n'Umwami wacu Yesu cyane. Aha rero turacyakomeje. Aravuze ngo kandi niyo bami barindwi, abatanu byo nari maze kubisobanura. Aha ngaha ariko aravuze ngo ubwami, ngo abami baraguye, umwe ariho undi ntaraza. Uvuga utaraza yeretswe Yohana mu bwami bwa Roma bwari bwarahanuwe kandi bwamaze gusohoka. Ubu bwaje ubwiye bwa Roma itegeka isi. Ngo kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Byumvikane ko ubu bwami buriho bwa Roma bumaze imyaka 75. Burimo burategeka isi. Bugomba kumara igihe gito. Icyo gihe gito rero ni imyaka ingahe? Ntabwo tuyizi, ariko sinzi ko izagera mu myaka 100. Buriya bwami bwa mbere bwamaraga imyaka za 100. Ubu rero buzamara igihe gito. Bumara kumara igihe gito rero hari icyo buteguriza. Ariko umurongo wa 11, ngo ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, bwa bwami bwa Roma ntubugiye kugaruka. N'umukazo wabo uko bwicaga abantu n'ubwishe n'abakristo n'ubwo bwabambye Yesu bugiye kugaruka bwiyuburu rero kumugaragara. Sibyo? Aravuze ati ubwayo ni uwa 8. Nyamara kandi n'umwe muri ba bandi barindwi kandi arajya kurimbuka. Wa mwana twarebye mu bafu hariya mu Batesalonika rwa 2, umwana wo kurimbuka ni uyu nguyu ugiye kuza, ni Antikristo. Azategeka imyaka 7. Iyo myaka 7 urusengero rwo kumutegura rumuri rubakwa i Yerusalemu. Ruriya rugiye kugaruka, ibitabo bigiye kugaruka. Naza azaza byakire, yakiriwe nk'umutware, bamwibeshye yuko ari we Kristo. Amahanga yose azamwakira, kuko buri mahanga yose, madini yose afite ukomeye ugomba kuzaza mu isi kuyacungura. Urugero, Abahindu bafite uwo bitwa Krishna, uwo nguwo ni nkawe Kristo wabo. Abarabu bafite ibice bibiri, hari uwo bita Masihi Buni Mariyamu, abo ni Abasuni. Bemera yuko Yesu azaza akamanukira muri Siriya, akaza aza kwica ingurube no gutwika imisaraba no kurongora. N'abazarongora we simbi, ariko azaza. Hakabaho n'undi azaba no kurongora, kuko ngo yagiye atarongoye afite ubwo burakari. Azayongera abe kwisa arongora byari. Urumva ukuntu abantu bategereje ibintu. Hakabaho bitwa abashayiti, bo bemera yuko naza azaza uwo bategereje yitwa Mahmed al-Mahdi. Uwo ni uzaza, we ngo nawe aze ibyo azakora simbize, ariko azaza. Hari abari bitwa Bahamadiya, bo bemera yuko Yesu yapfuye agapfana n'umugore witwa Magadalena, ngo bakaba baraguye mu Buhinde.
uwo nta byiringiro byo kuza kwa Yesu bafite, azi yuko yahambiye yarangiye. Abo tubabara nk'agasekiti gatoya. None iyo turebye iby'urwo abakirisitu bazi yuko ariho Yesu Kristo uzaza, ariko kubera ko batiteguye bo bazakira antikristo nk'uko byabategurijwe n'abadayimoni nyuma y'intambara y'isi yose. Babategurijwe yuko ubu ninde uzaza, amatorero ya Kristo azakora umurimo ukomeye, azakora umurimo wo guteguriza antikristo. Nk'uko ikinyabiziga cyihutisha imitwaro cyitwara aho igomba kugana, ngo nabo niko bazakora n'ikinyabiziga cyihutisha kuza mu bwami bwa Kristo. Muzi yuko umwami wacu yasize avuze ngo mujye musenga mujye mutubera twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buruzi. None ibyo ntabwo tubivuga gusa mu mugamo muri teori mu magambo, ariko ntabwo biri mu buzima no mu mibereho yacu. Ibyo rero bikaba ari ishyaka. Niyo mpamvu abazumva ikiganiro bizabafasha kugira ngo ari ibyo ari bo bidukangurire, kugira ngo tumenye uko tugomba kwamamaza kugira ngo Kristo naze ashobore kuzaza mu bwami bwe. Hanyuma rero tumaze kumva babandi barindwi baraguye, uyu ni umwana wo kurindwi azaza, azategeka Yerusalemu, hazaba ari icyicaro gihari. Kubera iki cyicaro kizaba gihari Yerusalemu, amadini yose azatsindwa akurweho. Amadini yose azatsindwa akurweho umunsi Yesu azaza. Uti kubera icyo azaza? Yesu naza ahora nisiye gusubira mu nyuma, hagiye gushyiraho igishushanyo gisenga. Imbere y'igishushanyo urwo rusengero ruzubakwa, hari aho rwaba ruhuriye na rumwe Nehemiya yubatse? Yes, urwa Nehemiya rwo rwashenywe n'Abaroma mu mwaka wa 70. Kuva ubwo ntabwo rugiye kubakwa, ruzongera kubakwa mu rwego rwo kugira ngo antikristo naza abona aho yinjira, niho azicara. Nibyo bita ngo ikizira cy'umurimbuzi kizinjira hera. Ikizira cy'umurimbuzi kirisubira. Hari ikizira cy'umurimbuzi Daniel yeretswe, yego, cyabayeho mbere ubwo basenyaga Yerusalemu. Yego. Hariho n'ikizira cy'umurimbuzi Yesu yahanuye, akavuga ati ubwo muzabona icyo kizira cy'umurimbuzi Daniel gihagaze ahera, abyitonde. Hari igihe icyo kizira cy'umurimbuzi cyabaye ahera cyane, cyagihe Abaroma basenyaga Yerusalemu. Ahangaha cyagombaga kubwiriza abantu b'icyo gihe kugira ngo bamenye ibyahanuwe bisohoye. Ikizira cy'umurimbuzi rero kindi kizavuga cyitwa ikizira cy'umurimbuzi kizabaho ni igihe nanone antikristo azicara ahera, uri wo kumugaragaro yicaye ku ntebe y'ubutware, amahanga yose amusabye, amadini yose yamwakiriye nk'umukiza bari mu isi. Namara gukora ikintu cyazakora azihuta gukora, nyuma y'imyaka 30 n'igice azabuzanya ikintu cyitwa itanga n'amaturo yaresaga. Namara kubuzanya rero Abayuda bazamenya, bamenye n'imyitwarire, bavuga ati ntabwo rero Kristo twategetse, twakwibeshye. Azahagurutsa rero kugira ngo intwaro zo kugira ngo batsembe abasirikari 2,200,000 zizamuka umugezi wa Ufurate, zizawukana zije kugira ngo zitsembe abazaba bigometse bahereye kuri Abayuda ubwabo. Nibarangiza niba bari mu kaga gakomeye nk'uko, nibo bwa mbere mu mateka bazambaza bavuge bati uyu siwe Kristo, bambaza Imana yabo kandi ibahamagare. N'ubwo barabikora, ubwo ubahamagara Eliya ngo barashaka Mesiya, kuko banditse cyanditse biravuga ngo Abayuda bafite isezerano rivuga ngo mbere yuko Kristo aza agomba kuza, Eliya ugomba kuza amutegereza. Nyamara Eliya yaje ntibabimenya ko ari Yohana Batista, ariko noneho bazavuga bati Eliya urihe, kuko bibona ibyo barimo bakora. Baravuga Eliya urihe, uzane Kristo kugira ngo ducungure, kuko bahora mu bwoba yuko isi yose yabahagurukiye. Ibyo bakora byose ni inkota kugira ngo basubire kubaho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibyo nimana kugira ngo ngaho Yesu azaza kuko azaje kubatabara. Intambara ya Magedoni izatangira. Wibuke ko icyo gihe nta torero rizaba rihari. Itorero rizaza gato mbere yuko antikristo yindi, cyangwa gato mbere yuko ajya ku ntebe. Itorero rizaza, Yesu azaza. Nagaruka rero ashagawe n'ingabo zibuvugwa. Ingabo si abamarayika gusa, n'itorero ryamwizeye. Bazagaruka kurwana bamuherekeje, aje gusoza urugamba rwo gusera Satani.
intambara ya Armageddon. icyo bita ngo ni first coming of Jesus Christ na second coming of Jesus Christ. Kugaruka kwa mbere kwa Yesu yabidutandukanyiriza se nibyo koko? Kuza kwa mbere kwa Yesu ni kwa kundi yaje akavuka mu isi. Yego. Kwa kabiri ni uko azaba aje gutsinda antikristo no kumukuraho n'abamukuriye bose. Niyo ntambara yitwa intambara ya Armageddon. Nibanda zacungura bakiri bazima batajyanye n'abayuda ubwabo, kuko bazavuga bati uwo twabana uwo badata n'abasugukuru bateye icumu turamwiboneye n'amaso bazamwakira nk'umucunguzi we. Icyo gihe rero naza azaza uko abaringi ashyireho ubwami ku isi bw'imyaka 1000. Ubwami bw'imyaka 1000 ntabwo buzagirwamo natwe. Itorero zabo ryarambaye undi mubiri witubiri w'umwuka. Ntabwo rizaba rero rigikeneye kuba ku isi, ntabwo zaba zikeneye kuba abandi bazabaho kugira ngo bare indi myaka 1000 ubwami bwa Kristo kubasezeranyije. Mwene Dawidi uzaza kingo yarabasezeranyije. Yo ngoma rero bazabaho abari imyaka 1000. Bongere babwire ku isi Satani aze kuza gukora ikintu cyo kongera kuza bari mu isi. Iyo ntambara twe y'amagogi nibwo izabaho. Y'amagogi. Y'amagogi nizashira iherezo byose. Icyo gihe Satani nawe azafatwa. Wibuke yuko Antikristo we ubu ngubu ariho no muhanuzi w'ibinyoma. Muri ntambara ya Armageddon bazajugunya mu nyanja ya kumuri. Nyamara se bo bonyine n'ababaherekeje bose n'ababakora ntibizere umukiza bose bazakurikiraho bagenda. Noneho igihe kizakurikiraho kiri giti cyose n'iki nuko muri iyo myaka 1000 Antikristo ntabwo azaba ari ngombwa kuko Kristo azaba ari kumwe, ahubwo Satani wazaba rushya azongera abohorwe mu myaka 1000 kugira ngo babandi yongera abaceshuri abakuremo abadakwiriye kujya mu bwami bw'Imana no bwabo. Abazamukurikira icyo gihe bazarimbukana nawe n'abamukurikira n'abazamukurikira bazafatwa nawe bazugwa mu nyanja ya kumuri. Ya nyanja ya kumuri azasangamo abo yayobeje aribo nyamaswa yo yahawe ikicaro n'intebe ikabitegeka isi basangemo n'umuhanuzi w'ibiti. Ibyahishwe 13 hatwereka Antikristo kugira ngo mwumve neza uwo arabo ntihagarara ku musenyi wo ku nyanja. Ngiye kubona mbona nyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Mu mahembe yayo hariho ibisigo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Urumva iyo nyamaswa imiterere yayo bare cyabayeho. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na yaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka ariwe Satani kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Yanyuwe neza intebe iriho rero wicayeho na Kristo arategeka isi, ariko ubutware yabuhawe n'icyo ibyo agomba gukora, ibyo agomba gutegura, agomba kubahiriza ubushobozi bw'Imana. Ni ubuyobozi bw'isi cyangwa ni Illuminati? Ubuyobozi bw'isi. Illuminati se ni Illuminati n'abantu bategeka isi bahawe inshingano zo gusohoza gahunda yo gushyiraho ubwami bwa Antikristo ku isi. Nibo bashyiraho banoma batware bategeka isi. Uwo badashatse ntaramuka, ubahatsweho abaho kuri ko kuri ubakorera abaho. Ubabonye ritabangamiye ubabangamiye yo wumva agiye mu buryo udasobanutse, inzogera yirinze n'umenye uko byagenze za kudeta cyangwa se kumwica bisanzwe. Ibyo byose rero tugomba kwiteza neza abo bantu. Kristo rero ari mu nzira, niyo mpamvu tugomba kuvuga ubutumwa abaremwe bose tutitaye abaribo n'abayilluminati barimo ko nabo naba niba ngo bacika ko arabajya bacika bakava muri bya rero nta Imana itakuvana. Rero nibira yuko aho ngo twatumaze kumva icyo kibazo cyawe nabanyishuje muri ubwo buryo. Yesu ibimenyetso birahari kandi nibyo turimo ubu ngubu, aho twasomye hahandi muri Luka 29 kabaro ndangiriza amagambo agira ati, aravuga ngo kandi abacira umugani ati nimwitegereze umutini n'ibindi biti byose, iyo bimaze gutoha murabireba ubwanyu mukamenya yuko igihe cy'impeshi
bukiri bugufi nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. So this is situation moment nuko turimo tureba ibintu byiyongera bigaragaza kuza rero tukavuga ngo igihe cy'ubwami kiri hafi ariko si ibyacu kumenya umunsi n'igihe ariko ibyacu ni ukwezwa no gutunga no gukora umurimo hakiri ku manywa. Abadukurikiye ubwo haracyariho ibyiringiro rero by'uko mwashaka Imana ko Yesu ntaraza kuko abantu bibazaga barareba ibintu biba ukumva ngo umuntu yishe umwana we ukagira ngo noneho na antikristo kabisa itorero ryaragiye. Urabona ninde aho ngaho iwacu navuye n'ubu navuyeyo n'urashaka kumenya urubanza nasize hari abana bashaka kwica nyina wabo bashaka imitungo ya se wabo abantu n'uvuga ngo barahungiswe mu mutwe usibye n'umwuka w'Imana ntibagirana n'uburere busanzwe bakomora ku babyeyi kuko bari ntibakirwa n'ababyeyi. Imana iguha mushumba turagira ngo udusobanurire nanone abahowe Yesu iki nubwo wenda wabikomojeho ese na abantu bazahorwa Yesu nyine muri icyo gihe wenda itorero ryaragiye cyangwa ritarana mbese dusobanurire cyangwa bazacungurwa urabona bajya bigisha ngo hari abazacungurwa n'amaraso yabo. Ibyo bintu rero tubisobanurira ntabwo bibaho amaraso y'umuntu ni amaraso y'ikivume ntabwo ashobora gucungurwa amaraso ya Yesu ntacungurwa ntavuze ngo bazasigara ariko batazarimbukana mu ntambara ya Magedoni abo ngo bazakomeza babe ku isi bari imyaka kandi si abandi ni abayuda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hari igihe abayuda bazakizwa abanyamahanga bari bamaze kuza bakizwa icyaha nyamara witondere hari abayuda n'abanyamahanga bakizwa muri kino gihe bakabitorera rimwe ariko hari n'isezerano Aburahamu afite yuko urubyaro rukomora kwizera kuri Aburahamu ariko rutizeye Yesu Kristo ruzakizwa kuko bizera Imana ariko ko bashutswe ntabwo bizeye Kristo. Rero Kristo amaze kuzuka hari inkuru y'ikinyoma yamamazwa Ubuyuda hose yuko abigishwa baje nijoro bakaza mu ngo bakamwica icyo kinyoma cyigishijwe n'isi abayuda bahoraga bashaka Mesiya n'ubu baramukunda ariko barashutswe byinshi ntibamumenya rero icyo gihe rero bazamumenya uko n'ubundi bahora bamutegereje batandukanye natwe twe tuvuga Yesu tutazi kuko ntabwo ari muri context yuko twigisha ariko bo bavuga Yesu batazi ariko bategereje bakabamushyizeho umutima kandi bakabashangira ngo bazabatabare kuko bari kubaremera. So rero muri short yes ni bande bazamuhorwa ni bande ni babandi bamuhowe uhereye mu byakubitiro babandi yavuze ngo bazabica ngo ariko weho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'ibyambereyeho muri Antiyokiya no muri Ikoniyo n'Irusitira n'ibyo nihanganiye byose ndengana nyamara umwami wacu akabinkiza byose. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarengaho ikitonda. Uracyumvise abari muri gukorera Imana bari muri Kristo Yesu n'ubundi bazarengaho. Kurenganywa rero harimo no kwicwa harimo no gupfa nabi ariko abazagira amahirwe Imana ikabakiza muri byose ari Yesu bonyine ubakijije kuko natwe kuba turiho aharaho ntabwo ari ubukunzi bw'abatwanga. Ijambo ry'Imana yavuze ku murongo wa 13 kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarishaho kuba babi bayobya kandi bakayobwa. Abita hari abazakubesha batura ba Kristo ariko mu by'ukuri ari babi kandi arabi bazarushaho kuyoba kandi nabo bayobeshwe nabo uko batarabe n'ubundi hazazi bayobye kandi nabo bakora umurimo wo kuyobya abandi. Icyo gihe tukigezemo pe kuko iyo witegereje ariko se koko abantu bajya banajijisha rwose umuntu akavuga ngo ndakijijwe ngo agakiza akaba mu mutima ariko wareba ibikorwa bye ukabona birahakana Yesu.
ese mushuho niba koko umurwayi wa malariya agira malariya agatitira abantu bakabibona bakavuga batari kiriya ni malariya bakabona ibimenyetso, umuntu ukijijwe ntagire ibimenyetso ko akijijwe, kabisa harimo ikibazo. none se abo ngabo ubundi Yesu aravuze ngo muzabaga ubukuma, yego, kandi ibyo bizabiraho kugira ngo mumpane. none se guhamya Yesu ni ukuhe? guhamya Yesu ni ukuguhamya mu byo uvuga, mu byo ukora no mu byo wigisha. guhamya Yesu ubuzima bwawe bwose, ibiguturukamo byose biramuhamya. so guhamya Yesu rero si ukwitwaza Bibiliya, si ukabya nk'uko naje hano, si ukwirukanka ku rutare, si ukambara imyenda ihenze n'ibindi cyane bihindura imbere y'abantu, cyangwa abandi bikunkumura bagahindura n'amajwi nk'abavugira Imana bakavuga yuko ngo ari gukorera Imana. oya, keretse abahawe ubugingo muri we ari we Kristo utuye muri bo, usoza imirimo ya Data muri twe. none se kurimbuka kwa Babuloni kuzaba kwarabayeho cyangwa ntikuraba? ese Babuloni ubundi ni iki? Bisobanura. Babuloni ni ukwigomeka uhereye ku gihe cya Nimurodi yubatse Nineve yubaka na Babuloni. ubu murwa wo kwigomeka niho bashizwe n'umunara wo kuvaho ntabwo ushobora kumvira icyo Imana ivuze, ahubwo tugomba kwishakira izina mwiza tukazamuka tukajya aho Imana iri tukabibirangirira. ubwo rero habaye kwigomeka, Imana iramanukira batatanye, iryo zina riheruka ahantu hose habaye kugomera Imana yitwa Babuloni. ubwo rero iyi Babuloni iriho iyo tugusaba gusohokamo igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. hari Babuloni usanga mu gice cya 12 ariyo maraya ukomeye, nta madini, iyo niyo yobokamana. cya 18 niyo Babuloni mu buryo buri political, economic and social, ngo tuvuze muri mizingo, ariko ni politike n'ubukungu n'imibereho y'abantu, kuko ibyo byose bihurira hamwe n'indatana. ibyo rero iyo bihuje byombi nibyo bikora Babuloni ya yindi imwe rukumbi, ariko bisobanuye mu buryo buri butandukanye. byumvikane ko ubu birakorera hamwe. ibyo nibyo bigomba gukurwa. ikigiye gukurwaho vuba vuba aha ngaha ni maraya ukomeye. maraya azi gukurwaho asimburwa n'igishushanyo gisenga. noneho rero kuko iherezo rye niko Bibiliya ibyita, maraya ukomeye azakurwaho ari we n'inyamaswa imuhetse n'amahembe 10 ari bwami butegeka isi, gushyira mu bikorwa gahunda ya ni ku rundi ruhande iriya political establishment ya navuze ya political, economic and social aspect ya Babuloni izavaho ryari? izavanwaho na Kristo ubwo azaza, ubwo azatera amabomba akomeye cyane ubwami bw'isi, Antikristo akamusenya. ubwo byose bizashyirwaho iherezo. niho bavuga ibyo tuzi, iby'ubutunzi, iby'ubucuruzi, iby'inanga n'iby'imyironge n'umunezero, ibintu by'ubukorikori bikorwa tubona ngo bizakorwa. mu by'ukuri harimo ubwenge buhanitse ku buryo umuntu ashaka no kukubaza agasanga wamusize. none se ibi bintu warabyize kwera. none hari ukuntu rero abantu dusobanura ibya Antikristo n'iterambere aho bitandukanira, kuko abantu barimo barabyitiranya. nk'ubu ngubu hari abantu banze kwikingiza, baravuga ngo ni ibya Antikristo, ariko abantu bafite ayo maraso ya Yesu Kristo abariho ntiyabakingira ibyo bintu byose bafitiye ubwo. fashiriza aba bantu rwose badukurikiye. twavuze ko hazaza indwara z'ibyorezo, kandi ese ubundi umugambi uriho twavuze icyazanye Yesu ni ukwiba kwicara ejo ni ihame ridakuka. ese birimo birakorwa? igisubizo ni yego. izi ndwara nka COVID-19 virus itera yacuriwe muri Wuhan, ariko Yohana abahanga bavuga ko itacuriwe muri Wuhan ahubwo yacuriwe mu Budage. iva mu Budage twagwa Wuhan kugira ngo bashobore kwiririza. icyo baragikoze kandi irica abantu, ariko cyari kigamije kwica abantu buriya. cyari kigamije no kuvuga ngo nimara kuza hagomba kwiga ubundi buryo bwo kwirwanya. muri kwiga uburyo bwo kwirwanya tuzagira access ku mibiri y'abantu, tuzikoresha ibyo gushaka. ibizazamo rero
usibye ko abantu bamwe bibeshya nubusha mu Bwongereza ngo babihagaritse n'iby'ingingo n'ibyo kugira sinzi n'udupfukamunwa n'iki byose ariko nahoze mbwira abantu baze babimbaza ndababwira ati ibyo bintu nanjye birankaza kuko ntabwo bijyanye na gahunda twe dufite gahunda dufite nuko ibintu byakomeza bikaba ikibazo ko rero babikoze ni urugero rw'undi ahubwo bashaka kugira ngo batubeshye ejo baturekurire ikindi kintu gikomeye bavuge ngo murareba mwashatse kuvanaho bya mbere twababwiraga mwigaragambya ko mu Burayi hari imyigaragambyo biragaragara yuko intambara resistance yananiranye kubwira abantu bemere hashobora kubaho hari ikindi bashobora kugira kigakubita abantu kikabashengabaza icyo tuzi ni uko gahunda igomba gukomeza gahunda yo kwica abantu miliyari mu myaka 20 rero ntabwo twashobora kubyivanaho ngo tubitekereze kandi ntabwo twavuga ngo ese bazapfa mu buhe buryo bwo kwica abantu bwaratimye intambara ibyago indwara byose birahari imitingito za tsunami byose birica abantu icyaka ibyo turya tumaze kubona kumva yuko bino byo kurya turya uko bategura yuko ibyo turya imbuto turya imvura bitera mu butaka noneho imbuto turya bya bintu byo turya bitubuye n'ibindi nka za nkoko bashobora kuragira ibyumweru cyangwa ukwezi zikamara ari byose haba harimo chemicals ziba zateguwe ko bishobora kuzanira abantu ubwo rero ibyo byose uko biri niyo mpamvu rero abantu barwara indwara zifite obeyitse bya bintu mu akaba nyamunini bigoye ko ari umuntu ararya neza ariko usanga agishwe no mu byibuho zibuhara ikibazo gikomeye ugasanga wa wundi yabuze icyo arya arwaye bwaki ugasanga isi ntarigana noneho nkavuga ngo njyambwira n'abantu urukingo rwarwanga ese washobora kurukwiba ese washobora kutarutera byadukundira se ntabwo byadukunda icyo twakora ni iki ni ukuvuga ngo twe gutinya uwica umubiri naho yaba afite iyo gahunda ahubwo twitinya uwica umubiri kandi umukiza niba ariho guhitamo kwe azagukiza n'urwo rukingo isezerano riravuga ngo nubwo baguha warya ikica cyangwa gihumanye ntabwo kizagutwara icyo nabwira umuntu ahubwo ngo azahunga ngo wageze Burundi baramugaruye ngabo bari mu misozi bamwe hari wamwe yarantelefona ngo ibyabereye iwabo byamuyobeye ngo abantu bahunze kandi basigaye impinja mu buriri ubwo se niba ushinzwe uruhinja ukagenda uruza rukicwa n'umumaro ugapfa uzaba wumva ahubwo uvuga uti bibayeho turagoswe hari inzira imwe inzira ni Kristo kuko isi iri mu butware twabwumvise aho buturuka none se naba utwara yicaye ku ntebe ya shebuja kandi bamuhaye ubutware agomba no kumwumva nk'uko Kristo yumvira data niko n'uriya agira ati agomba kumvira se nk'uko umwuka uyobya umwuka wera yumvira Imana niko n'umwuka uyobya ariyo muhanuzi w'ibinyoma n'abakora umurimo wo gutuma abantu bagomba kumvira Satani aha rero urugamba turimo ni guhagarara tukema tukareba mu ijuru ijambo ry'Imana tubwira ngo ko ni byose nimara kuba muzarebe murebe mu ijuru ko bitabarwa kwanyu nuko hano mu byeshuro 6 baravuga ngo nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso birindwi bifatanije cya gitabo numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru kandi uyicayeho yari afite umuheto ahabwa ikamba nuko agenda anesha ngo ahora anesha umwana w'Imana amenya ikimenyetso cya kabiri wenda ntagiye muri byinshi ibi bintu by'ibimenyetso byo wadusobanurira nk'iri jambo icyo rishatse kuvuga wenda tuzabikomozaho mu kindi kiganiro tubwire iby'ibi bimenyetso ibi ngibi biri muri 6 mu byahishuwe 6 yes ibimenyetso biri aho ngaha ni birindwi ushobora kuvugaho nka bitatu ikimenyetso cya mbere cyasobanuye cyasose cyaje kikaza kiri ku ifarashi na Antikristo waje ari Antikristo n'indi n'ubwami bwa Roma
bwafashe isi kandi bwaranesheje ahantu hose bwagiye. Natwe abanyarwanda ubu twaratsinzwe ingoma ya Rwabugili ubwami bwacu ingoma y'abanyingi nyaburi igariwe n'abarundi ntabwo twabimenye kubaho kandi buciye ukubiri n'ubwami bwabushizeho. Urugero ubwami bwose bwo mu isi bwarahindutse. Za repubulika ureba impamvu zaje umushinga wa Illuminati kuvanaho ingoma za cyami zahoze. Ingoma za cyami zitavuyeho zasubiye ku ruhande rwo zifatanya na babandi zo bagaragu babo kugira ngo zumvire ibyo bavuga ndetse ubwaje zifatanya nabo kugira ngo usoze wa mugambi. Naho ubundi ibindi byose biri mu isi nakajagari. Niwo mpamvu rero izo ngoma zose zavuga uriho niwe mutware nta kimunanira niwe mwami kandi none Daniel yavuze twumvise uzaba ufite imbaraga zitarize kuko kandi uzabashishwa cyose n'uburyarya. Rero niwo nguwo uhanurwa ni ikimenyetso gikomeye cyane cyahanuwe kandi cyasohoye kandi kikambara ikamba ry'ubutware kandi kigenda kinisha kandi mukizana kinisha. Ushobora kumwitiranya na Kristo ari ikimenyetso. Kristo ni umwami. Ibi ni ibimenyetso tubona. Abareba twebwe impamvu tumenye nubwo twamenye neza ubutware buriho ingoma ya Roma yari ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza iyobokamana n'inzira y'agakiza kuryo ari y'ukuri kuko ibyabaye byose biri imbere yacu biramaso. Imana ibahe tugana ku musozo turashimye cyane mu by'ukuri twari dufite ibibazo byinshi kandi n'ubundi ni abantu baba bagiye babyandikamo bati tubarize mushumba noneho rero Imana ibahe umugisha ko mubisubije ariko mu by'ukuri ngiye nkuyemo isomo rivuga ngo abantu twihane neza dutegereze umwami kandi ntidutinye. Wababajwe ukorera Yesu neza ukora ibyiza ahubwo uzatinye ko ahubwo warenganijwe uzize ibibi wakoze kuko ni nako Yesu yavuze ngo muzaba abanyamahirwe nibabarenganya babahora izina ryanjye. Mushumba mubyeyi mwiza Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha. Nagira ngo noneho dusoza mu dusengere kandi niba hari n'ubutumwa mwagenera abantu kugira ngo wenda babe baso kuko urabona abantu barimo barayoba cyane kandi barimo baranasenga bajenjeka kandi si igihe cyo kujenjeka. Ninde wadukiza ubu bwami bw'isi ko mbona butwugarije ibintu biba rwose kandi abantu batinya no kubivuga. Njyewe rero nkunda ukuntu uvugisha ukuri ukabivuga uko biri. Abantu barabitinya wavuga iby'ubwami bw'abaroma wavuga iby'ubwami bw'isi abantu bagatitira batise none bagira ngo wenda mvuze ubwami bw'u Rwanda mbese ugasanga abantu bafite ubwoba ariko twebwe tuvuga Kristo kugira ngo abatura abanyabyaha bamenye Imana. Ubutumwa mwasoresha iyo tubwira abantu twebwe tubabwira ubwami bw'isi global icyo bita the ruling powers. Yego. Iyo tuvuga the ruling powers of the world ntabwo tuba tuvuga u Rwanda ntabwo tuba tuvuga Uganda Congo hehe kuko bariya bose bari munsi y'ubwo butware. Uwajya wese kwicara ku ntebe tuvuga ubutware twere ngo duhanganye na Satani. Ni Satani kabisa kuko ni gukora ibyo byose kandi we mwanzi wacu twese n'umwanzi wacu ubwacu n'umwanzi w'abami bacu n'umwanzi w'abavandimwe bacu n'umwanzi w'abafite ubushobozi muri twe n'abatware bacu arabanga kuko ashaka ko bazarimbuka. Iyo tuvuze ibi tuba tuvuga ubutumwa duhagaze ahirengeye umuntu wese waremwe n'Imana kugira ngo yumve yuko agiye guhindukira Kristo kandi ho Kristo ari we rembo ry'intama kugira ngo abantu bakirizwemo. Nicyo navuga. Imana ibahe umugisha rero icyo nakongeraho abankurikira kino kiganiro bose icyo babaza nimero yanjye ni 0788 arampamagara wenda ikiganiro cyawe ariko aribyo ntumvise ibyo yabikora undi yashobora kwandika muri comments kugira ngo ubutaha bishobotse twakubwira guhura tugahera kuri izo comments dusubiza ibibazo by'amakenga y'abantu bagize muri kiganiro. Ndashikiriza ko iyi nimero iri no kuri WhatsApp bakwandikira no exactly iri kuri WhatsApp. Imana ibahe umugisha niho badusengera badukurikiye murabona ko twagize umugisha kandi tubasabira umugisha kuri iyi Arabuhora TV. Ndabizi neza ko aha haboneka ijambo ry'Imana rizima ubuhamya mbese intego yarabohora no kugira ngo abantu babohoke
bave mu byaha kandi n'umwuka wera wemeye ko ibaho zengera ubwoko bw'Imana. kaduhuza umutima dusenge. Imana ya Yakobo niwe Mana y'ukuri, ushimye wowe Mana dukorera muri Kristo Yesu, ntabwo batugira ko tumarwa n'umwuka wera kandi nta cyaha dukora ubwo tuvuga iby'Imana yadutumye, niyo mpamvu dushira ku bute nubwo twamaze kunuza tukiriho. Kandi abambaye umubiri bose ntabwo dushaka yuko hariho n'umwe uzacirwaho iteka, kuko gucirwaho iteka kwabo Bibiliya avuga amaraso yabo nzayababaza. None turakwinginze abumva ubuzima bizaba intandaro yo kwihana mu nzego zabo zose kugira ngo bakire Yesu Kristo, kuko igihe cy'isi kurangira kirasohoye. Tugire neza rero uburyo kwigana ubuzima kwacu n'isengesho ryacu ry'uyu munsi ryamaze kuzira Kristo Yesu umwami wacu. Arabohora TV.